Ngewe banyitanyira amajyambere Esperance uturuka mu murenge wa Base, akagari ni Rwamuhwa, umudugudu ni Kirori, akarere ni Rulindo. Nyakubahwa rwose iyi radiyo iziye igihe niko nabivuga. Ngewe ubwanjye ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye igihe, ariko hari nasho amezi 3 yarashize. Nani nkuru wakumva ngo wenda kageza ese garabuze ese garabonetse. Ubu turi mu gahwirahwiro, twabuze n'uwatuvugira, twabuze n'uwavuga ati yemwe wenda byararangiye nta nibyo muteze kuzabona, mwakoreye ubusa. Mu by'ukuri ubutaka n'ubwa leta, ariko se imbuto zacu zari zirimo, ariko se imibyizi yacu twakozemo. Ntituri kuburana ubutaka bwabaye bw'abahutu, narayobewe ngo kandi kera bwari ubw'abatwa, ariko shize hasi pe twashigajwe inyuma n'amateka koko. None ngewe nimba ndi kwibariza ngo nimudusubize ibyo twari twarakoreyemo n'imibyizi yacu, ubutaka bwanyu mu buhamane data n'ubwanyu. Ubu nabandi kuvuga nabi, mwabayobozi mwe babyeyi, mwatugwanyeho ko twajyaga kugira ngo tugurize mbuto z'amafi tukajya ku makara guceba amakara, icyo bita kujaga amakara, kugira ngo tuterateranye udufaranga. Abashoboye kujya gusaba ariko gusega bakajya gusega umuturage akabaha, twese tukaza ayo mafaranga akaba ariho tuyateranya tukayabona. Ko nta wakuraga munsi y'urugo ngo yahinze yejeje ngo yagiye kugurisha ngabona ayo mafaranga baraterateranya ya komite koko. Mwatubabariye ko natwe twakoze, mwatubabariye ko turi abanyarwanda kimwe n'abandi, ntimugumye kudusubiza inyuma nkuko ari ryazina ngo twahejwe inyuma n'amateka. None mwebwe nimba ruko kuko nimba ari amateka ya mbere yadushigaje inyuma, namwe mushaka kudushigaza inyuma, ari mwebwe mwadushize imbere. Hubwo Nyakubahwa Paul Kagame, bayobozi mwese muri kunyumva, banyitanyira amajyambere Esperance umwana w'umutwe, ariko mwarakoze sink'inyagirwa. Ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. None se tutagira inzara duhinga hehe? None se tutagira inzara abanyeshuri dufite ubu ngubu biga nta nifomo bagira? Ikintu kimbabaza umurenge wa Base akarere ka Rulindo, n'umunyeshuri witurunya ati ngiye ku kigo kwiga, nta muntu w'umunyeshuri baha igikoresho, inifomo ntayo, ibyo biryo ntabyo babona, n'utwo babahaye batubacyurira ngahani Kirori rwose. Kwiki bari guhereza abana babo udutike ngo batanze ngo nimba ari 3, aba batwa abashigajwe n'amateka ntibatubahe, niyo batubahaye utwo turyo batubacyurira ngo nyamara ngo mumenye ko ibi byatari ibyanyu, ngo nibyo bashoye amafaranga. Urumva intakaye intakaramu nta nifomo, kandi bazi yuko turi abakene gwimbi hasi. Nukuri ku Imana umurenge wa Base akarere ka Rulindo kiyabaza ikibazo dufite abatwa b'Ikiruri, bazi ko kandi turi abanyuma mu bukene. Njye ubu narumiwe, nyamara navuga gutyo ngo ndi kuvugagura ngo ni kuvuga nabi. Bayobozi ibisigaye niyo baduhaye amafaranga y'icyuzi, ubu abana bacu baba bambaye uniform, abana bacu baba bambaye inkweto, niba bajya ku ishuri batambaye inkweto. Mwabavandimwe mwe, ikindi nongeye kumigwa abayobozi muri kunyumva, ngiye kumva numva ngo abasaza bose b'umudugudu wa Kiruri babashigajwe inyuma n'amateka n'abakecuru barimo ngo bavuye muri VUP. N'umwana w'umwega ni hora wumve. None se ubwo ko babavanye muri VUP mutagira pfa na ruguru muri abakecuru, ngaho natwe dufite ingufu twabuze icyo dukora turashabika bikanga. None nk'umukecuru dutivana nkwari, umusaza utikura nkwari, bageze mu myaka 70-80, reba abana baza kugira imyaka 110, baratinyuka bamukuramo. None nta n'umwana afite. Icyo cyo uwo mwana bavuga afite ngo ni mashenderi, ni ikibobo n'akarere karamuzi kari ikibobo, bahora bamufunga Magiwawa, ariko baratinyuka ngo babavanyemo. Ndumigwa nise ubu noneho turavugira he? Ese ubu turatabaza he? Nta muyobozi tugira utugendera wa mutware, ntawe tugira, nta muyobozi dufite watugendera. Biranyobera ndumigwa cyakora navuga ngo ngaho rero ni muhamaho ngaho na corona yaradukoze. Wenda hazaga inama abadepite bakaza, abantu bakomeye hejuru bakaza, tukatiririra he mu nama bakagira ibibazo bimwe na bimwe bakemura.